cya King James ngo cyavugishije abantu i Nyarugenge babashyira amatike ku isoko ngo bayasamira hejuru rese asamiye buhoro ako genda siko usazanye na King James ndi single up to now ngira ngo hashize nk'imyaka 2 nkubajije ni buri single are you searching subwo ko ndi inkumi nk'abandi hano Agenda King James mu gihe cyacu ariko ubwo yatangiye 2006 abayigize amatike yacu kuva kuri tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 nibwo abanyarwanda benshi barimo n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minisitiri Uwihanganye Jean Didier bagaragaje ko bababajwe no kuba amatike y'igitaramo cya King James azaba yizirizamo imyaka 20 amaze mu muziki kizaba ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 8 2026 yarashije ku isoko batarayagura n'amatike yashyizwe ku isoko ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 2026 ariko mu minsi 3 yonyine abakunzi b'uyu muhanzi bakayagura nk'abagura amasuka mu minsi 3 yonyine amatike yarashije ku isoko ibyo bita sold out. King James akaba ari we muhanzi wa mbere wari ukoze amateka yo gukora sold out mu minsi 3 yonyine wakorera ibitaramo muri Big Arena ndetse no mu Rwanda muri rusange. Ibi byatumye abasesenguzi benshi bavuga ko King James ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda. Batangiye kuvuga ko bagiye bakora urutonde rw'abahanzi bakomeye mu Rwanda King James akaza imbere y'abarimo The Ben na Bruce Melody, ariko bashobora kuba baribeshyaga cyane. King James niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda kuko kuva 2006 kugeza 2026 imyaka 20 yashize King James ari we muhanzi ukunzwe mu bihangano bye akenshi bikora ku mitima y'abari mu rukundo. King James usibye umuziki nanone ni umucuruzi ukomeye ndetse wibitseho agatubutse mu bahanzi bo mu Rwanda. Nubwo King James akora indirimbo nziza cyane cyane ku bakundana bakazumva bakumva zibakoze ku mutima, ariko nanone abenshi batungurwa no kumva King James ari umwe mu bahanzi bafite byose ariko akaba yaratinze gushaka umugore ndetse we ubwe avuga ko nta n'umukunzi afite. Ariko se ni iyihe mpamvu ituma umusore w'imyaka 36 adashaka umugore kandi benshi bumva ko afite byose bimwemerera? Ese urugendo rwa King James rwari rworoshye kuva mu mwaka wa 2006 kugeza uyu munsi 2026? Mu myaka 20 urugendo rwe rwari rwitwaye rute mu muziki? Niki cyihishe inyuma y'ubuzima bwa King James? Bahaye ikaze kuri page ya mbere y'igitabo kivuga ku mateka n'ubuzima bya King James. Iki kiganiro twagikoze twifashishije bimwe mu biganiro yagiye akorera mu binyamakuru bitandukanye. Ikiganiro cyacu cyitwa The Story Behind. Bahaye ikaze mwibutsa ko wareba niba warakoze subscribe ukayikora niba utarayikora, ndetse wibuke no gusharinga iki kiganiro abandi ndetse unatanga n'igitekerezo cyawe. Nje nitwa Mr. Wizi. Ikaze. King James amazina ye nyakuri ni Ruhumuriza James. Yavutse mu mwaka w'1940 mu kwezi kwa 4. Akaba yaravukiye mu mujyi wa Kigali ariko avuga ko akiri muto yabaye mu karere ka Nyabihu. Amashuri yabanza yayize ikivugiza inyamirambo, naho amashuri yisumbuye yayize muri APR Rwaza ndetse na APR Rugunga. Kaminuza ye akaba yarayize muri kaminuza ya Mount Kenya ndetse akaba yarize mu birebana n'itangazamakuru n'itumanaho journalist and communication. King James yatangiye kuririmba yiga mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa 2, ariko avuga ko yaririmbye muri korali aho yasengaga mu Badivantiste afite imyaka mike cyane. Ariko nari umwana muto nafite imyaka ngira ngo 4 niba atari 5, ariko nabikoraga nk'imikino bakundi bajya muri repetition nanjye nkajyayo nkareba ukuntu baririmba nanjye nkaririmba, bigera nyuma baza kunkiramo nanjye nkazajya ntangira indirimbo z'abana. Ngenda ndirimba gutya, ariko maze kugira nk'imyaka 7 naje kubireka byose, noneho sinajya no muri korali mbivamo gutyo ngenda nkora, ariko nkaguma nkunda kuririmba. Ariko kandi mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ni ikinyamakuru cy'igihe mu mwaka wa 2019 ubundi nakinaga nabanje gukina inyuma ntabwo nza gukina imbere, wenda bamwe twiganye mu muri twakomeye barabizi, ariko nyine ntabwo navuga ko ntabwo nigeze mbona uko mbikomeza nyine, ntabwo nigeze mbona uko mbikomeza bito, wenda naho nigaga ko naje kujya kwiga aho bita i Rwaza naho ni Musanze. Ntabwo rero
hari umwanya munini cyane wo gukina umupira kugira ngo wenda nza kugira amahirwe nkiga nk'ahantu babiteza imbere cyane wenda abona mba narabaye umukino. Twinjiye mu mwaka wa 2006 King James nibwo yasohoye indirimbo ye ya mbere. Gusa kuva mu mwaka wa 2006 kugeza mu mwaka wa 2009 rwari urugendo rutoroshye kuko King James avuga ko iki gihe hari igihe yari agiye guhagarika umuziki, ariko abantu bamubaga hafi bakamubwira ko atawureka kuko bavuga ko aririmba neza. Birashoboka ahubwo ukora biragaragara ko ibintu bizakunda. Nyine koko ibyo bintu nabireka, ariko amahirwe yabaye nyine nuko nagize abantu bandi iruhande bambwiye bati oya ntabwo wabireka bino bintu bira. Gusa iki gihe rwari urugendo rusaba kwihangana. Byari ukwihangana kuko muri iyi myaka avuga ko ikiraka yabonaga mu amafaranga menshi bamuhaga ibihumbi 3 by'amafaranga y'u Rwanda bamubwira ko ari transport. Rero King James yari atarasobanukirwa iri somo, nawe avuga ko ubwo yarisobanukiwe nyuma. Ushobora kwibaza ngo iryo somo ni irihe? Banza wumve gato. Mu mwaka wa 2014 hari umwanditsi w'umunyamerika yasohoye igitabo cyitwa Marshmallow Test. Muri iki gitabo avuga ko kwihangana ari cyo kintu wakigisha umwana wawe ukaba umuhaye akabano kamwe k'iminsi gacibwa kareka kabikwa kure. Iki gitabo yacyanditse nyuma yo gukora ubushakashatsi ku bana bato yahaye marshmallow. Marshmallow wayifata nka ice cream cyangwa se biscuit. Ni ibiribwa biryoherera cyane biba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ni bimwe mu biryoherera cyane abana bakunda. Uyu mugabo yahaye abana marshmallow buri mwana agira ngo arebe ubushobozi bwo gutegereza ndetse no kwihangana, maze ababwira ko urashobora kwihangana iminota 20 arahabwa marshmallow ya kabiri. Nyuma y'iyi minota abana hafi ya bose bari bariye marshmallow bari bahawe bwa mbere. Muri bo bakeya cyane nibo babashije kwihangana kugira ngo bahabwe marshmallow ya kabiri. Aba bana bose uyu mugabo yabakurikiranye imyaka irenga 50 maze asanga aba bana babashije kwihangana bose barabaye abatsinze mu byo bahisemo gukora mu buzima. Naho bamwe banze kwihangana bakajya marshmallow ya mbere barabaye abakene ndetse bamwe bakishora mu ngeso mbi ndetse no mu biyobyabwenge bitandukanye. Ibi byatumye uyu mushakashatsi yemeza ko kwihangana ari urufunguzo rwa byose. Na King James kudasobanukirwa ni ikintu nagiye niga mu buzima bwa buri munsi, nananiwe gutegereza, kandi ni byiza ko ugomba gutegereza. Nyine numvaga nyine biri kuntindira kubikuramo icyo numva nshaka kubikuramo bitewe na za nzozi nakoze nari mfite, numvaga rero biri gutinda, biri gutinda ngiye kubika. Yego ariko ngira amahirwe nyine abantu bambwira ati reka ubire kujya hefe tuguma hano dukore. Yego bibaho gutegereza, birakomeye, ni isomo rikomeye cyane. Isomo rikomeye nibaza ko nko mu gatwiko katinjiza. Ako no mu mirimo yose nyine ni byiza gutegereza. Nyine ibintu byiza bisaba gutegereza, urihangana. Ntabwo wakora ikintu ngo ubyuke mu gitondo cyahise gikunda, uracyubaka nyine. King James mu mwaka wa 2009 nibwo yakoze indirimbo ikamuhindura ubuzima ndetse n'amafaranga yaburaga agatangira kuza neza. Mu mwaka wa 2010 yasohoye alubumu ye ya mbere ayita Ubuzima. Gato mu mwaka wa 2012 King James yakoze amateka yo gutwara igihembo cya byinshi mu muziki. Ariko mbere yaho yari yaranatwaye ibihembo bitandukanye birimo Best Video of Year, video nziza y'umwaka, ndetse no mu mwaka wa 2010 yatwaye igihembo cya Best R&B Artist, igihembo cy'umuhanzi mwiza cy'umuririmbyi mwiza wa R&B mu bihembo byiswe Saragisi Award, ndetse n'ibindi bihembo yagiye atwara bitandukanye. King James nubwo yari amaze kuba umustar ukomeye, ntibyamutwaye ngo yibagirwe aho yavuye kandi yarazi ahagana. Ni umuhanzi wakomeje gukora cyane ndetse abifatanya n'ubucuruzi, dore ko we avuga ko yakuze akunda gucuruza ndetse akavuga ko yakundaga no kurebera ku bacuruzi bakomeye barimo na Sina Gerard. King James ni umuhanzi wageze ku bikorwa bihambaye ariko byose abikesha umuziki. Mu mwaka wa 2019 yatashye inzu nziza yirinze kuvuga akayabo yamutwaye kugira ngo yuzure.
ni umuhanzi ufite ibikorwa binini birimo supermarket ndetse n'uruganda rukora akawunga. Ikindi kandi mu muziki amaze gusohora album zigera ku 8. Hagati aho King James ni umwe mu basitari bo mu Rwanda bashinjwa n'abafana babo kuko baba batabereka umukazana ngo bakore ubukwe. Zona ari iki gitera abanyarwanda kukwishyuza uko kibazo abasubiza agira ati icya mbere ntabwo ari ikintu kibi baba banyifuriza ibyiza, ariko buriya nuko baba batekereza ko yenda arega iyo umuntu yakubonye igihe kinini, urumva hashize igihe kinini cyane bambona ndirimba kandi urukundo, kandi umuntu uragera hakumva ko ushobora no kubukuze cyane kubera igihe hari abanyumvise bagitangira kwiga muri primaire, ubu bari kurangiza secondaire cyangwa banarangije université. Urumva ko byanze bikunze umuntu abibaza ati uyu muntu namubonye kera kuki ntacyo, ariko nababwira ko igihe nikigera bizagera, ndacyari muto. Babwira ko kiri muto. Ndacyari muto. Ku bahanzi bakizamuka ariko bashaka kugera ku rwego rwa King James, ababwira ko icyambere ari ugukunda ibyo ukora. Naha dusoreje ikiganiro cyacu. Ngiye mwumvaga ni Mr. Wize. Musaba ko wareba niba warakoze subscribe, niba utarayikora ukayikora. Ikiganiro cyacu cyitwa The Story Behind, ni ikiganiro kigaruka kuri documentaires zivuga ku byamamare ndetse n'ibindi bitandukanye. Ndabashimiye mwe twabanye.